Aya mafaranga twakiriye muri zakatul mali igiteranyo cyayo ni miliyoni 8 n'ibihumbi 110. Ubwo niyo agabanyijwe iki cyiciro cy'abari hano, ariko n'urugendo dutangiye tukaba twifuza nk'ubuyobozi bushya nkuko mubibona tubikora ku mucyo nta banga ririmo. Tuboneyeho kubahamagarira kugira ngo bitabire gahunda yo gutanga zakatul mali, maze dufashe abayisilamu n'abayisilamukazi kwiteza imbere tubinyuje muri zakatul mali, tubaha igishoro cyo kwiteza imbere. Harimo nanone inkunga yagenewe ibimina byo kwiteza imbere. Mu ngendo twavuyemo dusura abayisilamu bagiye batwereka ko hari abafite ibimina bikeneye kunganirwa. Mwabonye ishyirahamwe ry'abayisilamukazi bo mu karere ka Nyanza twabageneye miliyoni 1 yo kubunganira. Mwabonye ishyirahamwe urumuri ryo mu karere ka Rubavu twabahaye miliyoni yo kunganira. Hari undi tugiye gutangiriza kaminuza ufite ubumuga nko mwabibonye. Ngo turifuza ko muzaduha amakuru meza yo kwerekana impact, kwerekana impinduka ubu bufasha uhawe bwagize kubahawe igishoro cyo kujya gukora, kugira ngo umuntu abe ari mu bagomba gutanga zakatul mali. Hari igipimo cy'umutungo agomba kuba agejejeho kugira ngo ukigejejeho kurenza niwe utanga zakatul mali. Nyuma y'ibyo twagira ngo dukurikizeho kubashimira ndetse no kwihangana. Hari abaje mbere ariko hajemo gahunda z'umuganda, bandi bagaragaza imbogamizi, ariko Imana ishimwe ubwo bose bahageze kandi na gahunda zose zikaba zimaze gutegurwa neza. Gahunda rero twabahamagariye ni gahunda nziza. Nkuko mubizi umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ugira ibikorwa bitandukanye uhuza mu bayisilamu bo mu Rwanda. Harimo rero n'igikorwa cya zakatul mali. Zakatul mali ni ukuvuga ngo ni amaturo atangwa n'abayisilamu bakayanyuza muri konti y'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda kugira ngo umuryango uyibagereze kubo ikwiye, ababa bakwiye kuyihabwa. Rero nkuko bisanzwe muri iki gihe tugira iyo hagize iboneka kuri konti tuba tureba uko bihagaze, hanyuma tukayitanga. Hazanaboneka n'indi nayo tukayitanga. Ni muri urwo rwego rero hari zakatul mali dufite y'abayisilamu nyine batanze, ariko nkuko amategeko y'idini ateganya, nkuko tubizi zakatul mali ni inkingi ya 3 mu nkingi z'Ubuisilamu. Ikaba ari itegeko ry'Imana, bikaba ari gutanga amaturo mu byo umuntu atunze, bifite amategeko abigenga. Rero iyo twari dufite ubwo yasaranganyijwe mu byiciro bitandukanye by'abari hano, n'uburyo bwo kunganira ibisanzwe by'umuntu abakora. Ariko navuga yuko ibyiciro birimo ibyiciro bikurikira. Mbere na mbere hari abavandimwe bacu binjiye idini, nabo tuba dufite inshingano yo gukomeza kubunganira ndetse no kubaba hafi, cyane cyane yuko hari n'abari kwiga muri ubwo buzima barimo bwo kwiga. Dukomeza kubaba hafi, barahari bari mu mahugurwa, abantu binjiye idini turi kumwe nabo hano. Hanyuma hari ikindi cyiciro kirebana n'amashyirahamwe y'abayisilamukazi. Dufite ishyirahamwe ryo muri Gisagara, urihagarariye ninde? Wo muri Gisagara bari he? Ntabwo yahagera. Hanyuma itsinda ryitwa Dusasirane. Hari n'ikimina cyitwa Al-Muhsinat Kinyanza, uhagarariye icyo kimina. Itsinda rya Dusasirane muri Gisagara ndetse n'ikimina cyitwa Al-Muhsinat Kinyanza, n'itsinda ryitwa Urumuri Rubavu, nawe arahari nawe ya Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hanyuma hari umuvandimwe witwa Cyagira ingaruka mu migendekere myiza y'iyo gahunda. Ubwo rero niyo mpamvu nabo iryo tsinda twarigeneye miliyoni 1 yiyongera kuri ya nkunga bahawe, ariko iyo miliyoni 1 ikazabafasha mu matike yo kugera hehe, yo kugera ku ishuri Saudi. Ubwo rero nuza gupangira nyuma y'irayidiri ya gahunda, ubwo uzanatezirikana muri ya matike yuko hiyongereyeho miliyoni 1 kuri ya nkunga bari babonye. Isanzwe ya miliyoni 5 hiyongereyeho iyo ngiyo. Iyo 5 twayihawe n'umufatanyabikorwa wacu, ariko iri muri konti yacu.
hanyuma natwe twongeyeho imwe yo kubafasha muri gahunda z'amatike kugira ngo bazajye bagera aho bajya kwigira. Hanyuma ikindi nanone hari umuvandimwe witwa Shukuru, usigaye ntavuze ninde Rwamagana, nta mwamushyize kuri liste. Yego mwamwibagiwe, arahari ariko arateganyijwe nta kibazo. Yego. Hanyuma uyu mudamu nawe wo muri Rwamagana ngira ngo nawe afite kuri 200 nduva ari rwo rutonde ariho, nawe ufite ibihumbi 200 yo kugufasha kwiteza imbere. Rero ndumva nta usigaye mu bari hano bari batumiwe tutavuzeho. Mu batumiwe niwo nshaka kuvuga. Hari usigaye tutavuze? Okay, murakoze cyane. Harya total ni 800 angahe? 800. Okay. Ni ukuvuga ngo aya mafaranga twakiriye muri zakatul mali. Yego. Aya mafaranga twakiriye muri zakatul mali, igiteranyo cyayo ni 8,110,000. Ubwo niyo agabanyijwe iki cyiciro cy'abari hano, ariko n'urugendo dutangiye tukaba twifuza nk'ubuyobozi bushya nkuko muyibona tubikora ku mucyo, nta banga ririmo. Tubabwiye ayo twabonye, tubabwiye ko tuyatanze. Abari hano murabona bavuye mu gihugu cyose, mu ntara zose mwabibonye. Rero namwe turabasaba ko mwabavugizi b'iyi gahunda yitwa zakatul mali. Hanyuma icya kabiri, nagira ngo rero ubutumwa nageneye abayisilamu, twagira ngo mbere na mbere dushimira abayisilamu n'abayisilamukazi batanze zakatul mali yabo. Tubizeze ko yatugezeho, kandi natwe tubabereye inyangamugayo kuba tuyigejeje kubo. Ngira ngo abari hano mwese murayibona yuko bayikwiye kuba koko bakwiye guhabwa zakatul mali. Hanyuma icya kabiri, hari wakumva wenda ubwunganizi yahawe ari buto, turacyari kumwe ntaho turajya. Ntaho turajya, turacyari kumwe. Ubwo rero nagira ngo mbabwire nti rwose turacyari kumwe n'ibindi byiciro. Turizera yuko zakatul mali zanatangwa ku bwinshi, ko turi gukora ubukangurambaga. Abangaba bayitanze ni nka bagiye bibwiriza gakeya mu nyigisho zatangwaga, ariko twebwe dufite gahunda yo kongeramo imbaraga ku buryo dufite rwose kuba twabona na 1,100,000, kandi murabona yuko twazamura abantu mu buryo bunini cyane. Ushingiye yangaya make abantu abafashije ukuntu bangana, tubonye menshi yafasha benshi. Ubwo rero turashimira batanze zakatul mali. Icyo ni cyambere, dusaba Imana yuko umutungo wabo aho bavanye Allah subhanahu wa ta'ala bashumbushe, azabashumbushe kandi byikubye kenshi. Icya kabiri, turakangurira abayisilamu n'abayisilamukazi bandi batari babasha gutanga zakatul mali, cyangwa se bakiyitanga mu buryo bwa buri muntu wese ku giti cye. Burya ibintu bikozwe ni buri muntu nyamwigendaho, ntago bitubuka ngo bigira akamaro. Ariko iyi ngiyi watubaza icyo yakoze twacyerekana, kuko yanyuze mu buyobozi igahurizwa hamwe, none igiye gukora ibirimo ingana nk'iyi ngiyi. Ubwo rero turakangurira abayisilamu n'abayisilamukazi bo mu Rwanda gukomeza kwitabira iyi gahunda yo gutanga zakatul mali, bakayinyuza mu buyobozi. Dufite konte zabugenewe, dufite momo yoroheye abantu koherezaho, kandi rwose turabizeza yuko aya mafaranga akoreshwa neza mu bunyangamugayo 100% nkuko tuba twayakiriye. Nta ni faranga. Ejo twakoze inama kugabanya, tureba amaliste dufite yabasabye, hashize iminsi tubirimo. Ndababwiza ukuri, iyi nama yamaze nk'amasaha 4 kugira ngo twinjizemo abantu bose tutinyamuneka. Hari aho twasuye, ara mu Islamu buriya twarabinotaga ibyo mwavugaga, aho twabaga murabona benshi bari mu ngendo twakoze zo kujya gusura abayisilamu. Ubwo rero iyo mwavugaga ibintu twabaga tunota. Rero uyu ni umusaruro wa ziriya ngendo, tukaba tuvuga tuti nibura mu byo twabonyemo hari ibyo dusubije bitoya, ariko biracyari bikeya ukurikije ubushobozi bwabonetse ndetse ukurikije n'ibibazo bihari. Rero turakangurira abayisilamu n'abayisilamukazi bandi bagomba gutanga zakatul mali gukomeza kwitabira iri tegeko. Icya gatatu, soza nagira ngo namwe mbashimire ko mwafashe umwanya wanyu, ariko nabasabe uwahawe igishoro rwose. Hari umuvandimwe wavuze hano yabwiye umuntu ngo uramenye ntuzarye igishoro. Nagira ngo mbabwire ngo turifuza ko muzaduha amakuru meza yo kwerekana impact, kwerekana impinduka ubu bufasha uhawe bwagize kuba hawe igishoro cyo kujya gukora. Rwose ukaduha amakuru ukavuga uti dore niteje imbere, hari icyo nagezeho, hanyuma natwe tukavuga tuti bya bintu byagize akamaro. Ndumva rero twabasabira Imana kugira ngo namwe yishyiremo imigisha,
ibyo mugiye gukora bizagende neza, hanyuma tubabwira ngo turi kumwe kandi namwe mukomeze ubuvugizi kuri iyi gahunda, mujye mutanga ubwo buhamya, hanyuma n'abandi batanga zakatul mali bagira imbaraga zo gutanga. Ndumva twabashimira cyane. Hasigaye reka duhe umunyamabanga nshingwabikorwa ndetse n'umucungamutungo batubwire ikigiye gukurikiraho, hanyuma dusoze gahunda yacu, mugire nuko musubira mu ngo zanyu. Ariko reka Allah twakirira igisibo cyacu, ubwo tuzakomeza kuganira n'ibindi bizakurikira. Murakoze cyane. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yego murakoze. Nibyo turashimira abayisilamu n'abayisilamukazi uburyo bakomeje kwitabira ibikorwa bahamagarirwa n'ubuyobozi bwa Rwanda Muslim Community, kandi natwe dukomeza kubizeza rwose gukorera mu mucyo ndetse no gukora neza kugira ngo tunabereke tunabamenyeshe ibyo bakorerwa. Rero muri uyu mwanya hano ku biro bikuru by'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda, nk'uko mwabikurikiye, dusoje igikorwa cyo gushyikiriza zakatul mali. Ubwo ntago ari zakatul fitri, abakurikira zakatul mali noneho ni ya nkingi ya gatatu mu nkingi z'ubuyisilamu, gutanga amaturo y'itegeko. Nayo tukaba rero dutanze miliyoni 8,110,000. Ayo mafaranga ni amafaranga yatanzwe n'abayisilamu banyije kuri konti y'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda, akaba yaranyuze kuri konti igenewe zakatul mali. Abayisilamu turabashimira, kandi nk'uko mwabibonye atanzwe mu byiciro by'abantu baturutse mu ntara batandukanye, abunganirwa mu mirimo yo kwiteza imbere, harimo abagiye kwishyurirwa minervare, urugero mwabonyemo hari ufite ubumuga bwo kutabona ariko yagerageje kwiga amashuri ya segonderi, amashuri yisumbuye arayarangiza. Ubu ngubu we yahisemo yuko twamwishyurira kaminuza, ndetse twayimwishyuriye. Ubu twiyemeje ko tuzamufasha kugeza arangije nk'umuntu ufite ubumuga, no mu rwego rwo gukomeza kubaba hafi, cyane ko banahagarariwe mu nzego za Rwanda Muslim Community. Harimo abayisilamu n'abayisilamukazi baturutse hirya no hino, harimo nanone inkunga yagenewe ibimina byo kwiteza imbere. Mu ngendo twavuyemo dusura abayisilamu bagiye batwereka ko hari abafite ibimina bikeneye kunganirwa. Mwabonye ishyirahamwe ry'abayisilamukazi bo mu karere ka Nyanza, twabageneye miliyoni 1 yo kubunganira. Mwabonye ishyirahamwe Urumuri ryo mu karere ka Rubavu, twabahaye miliyoni yo kunganira. Hari ishyirahamwe ryo mu karere ka Gisagara bahawe amafaranga 300,000, n'abandi bagiye bahabwa inkunga zitandukanye. Hari wishyuriwe kaminuza kugira ngo arangize, wari wananiwe asigaje kurangiza umwaka umwe imbere, nawo twawumwishyuriye. Hari undi tugiye gutangiriza kaminuza ufite ubumuga nk'uko mwabibonye, n'abandi bayisilamu n'abayisilamukazi bunganirwa mu bibazo by'imibereho kandi mu turere dutandukanye. Iyi zakatul mali rero twayishyikirije abayikwiye mu izina ry'abayisilamu bayitanze. Tukaba tuboneyeho guhamagarira abayisilamu n'abayisilamukazi, mbere na mbere turashimira abitabiriye iyo gahunda yo gutanga zakatul mali no kwinyuza ku muryango, tunabereka yuko iyo batanze tuyigejeje kubo ikwiye, kandi abayikeneye baracyari benshi, hanyuma n'abagomba kuyitanga baracyari benshi. Ayo mafaranga miliyoni 8 dufite abayisilamu bayatanga ari umwe ukurikije ubutunzi afite. Tuboneyeho kubahamagarira kugira ngo bitabire gahunda yo gutanga zakatul mali, maze dufashe abayisilamu n'abayisilamukazi kwiteza imbere tubinyuje muri zakatul mali, tubaha igishoro cyo kwiteza imbere, cyo gukora imirimo yabo bafite. Kandi zakatul mali ni itegeko ry'Imana. Turashishikariza abantu gutandukanya imitungo yabo bwite no kutagundira ibitari ibyabo ngo bakomeze babivange n'ibyabo. Bibuke kuvanamo irigeno ritoya barinyuze mu buyobozi bw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda, hanyuma natwe mu bunyangamugayo no mu mucyo tubibagereze kubo bikwiye. Ndumva nagira ngo nashimire n'abitabiriye iki gikorwa. Ubundi zakatul mali ni ituro ry'itegeko riri mu nkingi zubatse ubuyisilamu ko tuzizi ko ari 5, ariko itangwa rimwe mu mwaka. Nuvuga ngo nyir'ubwite mu mutungo we akoramo rimwe mu mwaka, agatanga ikigero cya 2.5% mu butunzi bwe rimwe mu mwaka. Ariko kereka wenda nko ku bihingwa nibwo umuntu atanga amaturo hakurikijwe amategeko abigenga uko asaruye. Hari ibihingwa byerera umwaka, hari n'ibiterera umwaka, biterwa nuko yasaruye. Ariko muri rusange zakatul mali ni itegeko riri ku rwego rwo kuba ari inkingi mu nkingi zigize ubuyisilamu. Hanyuma nkuko mwari mubajije, igihe umuntu ayitangira ni rimwe mu mwaka nkuko twabivuze. Hanyuma urwego ifite ni inkingi mu nkingi zigize ubuyisilamu. Uko rero agomba kuyitanga arabara ibyo atunze, akabara 2.5%.
twebwe ntabwo ari icya 10 kuko icya 10 ni cyinshi cyane muri Islamu ni 2.5%. urumva ni ikintu gitoya cyane mu bintu umuntu atunze, gitoya cyane. 2.5% ni ikintu gitoya cyane mu butunzi, kandi Imana niba yarabiduhaye kaduha uburyo bwo kubigeraho. Rero icyo kigero ugomba buri mwaka kugikuramo ukagitanga, hanyuma ukagishyikiriza ubuyobozi kugira ngo bugihe abo bigenewe. Harimo abakennye cyane, abakennye, harimo abaremerewe n'imyenda, harimo abashiriwe n'impamba bari ku rugendo, harimo abantu bafite ibibazo bitandukanye by'imibereho no kubateza imbere kugira ngo babashe kuva mu bukene. Urebye zakatul mali ni inzira Islamu yashyizeho, ikiraro gihuza abishoboye n'abatishoboye, bikaba ari mu rwego rwo kwemera ko abantu badafite ubushobozi hari igeno Imana yateganyije ko rigomba kuva mu bishoboye rigafasha bariye. Bikaba bigamije kubaka umubano mwiza no kugira ngo icyiciro cy'abakene n'abishoboye babashe kwiyumvanamo, babashe gutekerereza neza, birwanye ishyari n'inzangano. Kuko iyo umuntu yatanze zakatul mali, reka dufate urugero rworoshye, mu bafashijwe hano niba ari umukene akaba aziteza imbere binyuze muri zakatul mali, akiga akarangiza yishyuriwe muri iyo zakatul mali kaminuza, azajya ahora atekereza asabira neza abantu bishoboye. Ntabwo azakubita agatoki ku kandi, ntabwo azagira ishyari, ahubwo azavuga ati Imana ikomeze ibateze imbere, kubera yuko iyo bateye imbere natwe bitugeraho. Nuko rero zakatul mali irangiza ikibazo cy'inzangano n'amashyari hagati y'ibyiciro by'abantu. Kugira ngo umuntu abe ari mu bagomba gutanga zakatul mali, hari igipimo cy'umutungo agomba kuba agejejeho, kugira ngo ukigejejeho kurenza niwe utanga zakatul mali. Ubu ngubu amafaranga mu Rwanda twafatiragaho kugeza aka kanya yari 370. Bivuga ngo umuyisilamu wese utunze ayo mafaranga kuzamura yagombaga gutanga zakatul mali. Bisaba iki kugira n'igihe kingana iki bibara ko abayafite kugira ngo avuga ati ndayafite koko nemereye kuyatanga? Ese ni buri munsi uko abonye yafite cyangwa ubundi wenda n'amategeko yimbitse mu buryo bwa fikihi n'amategeko y'idini, ariko ubundi iyo umuntu agejeje kuri icyo gipimo, ubundi dutangaza buri mwaka, iyo umuntu agejeje ku gipimo fatizo, itariki yakigerejeho mu butunzi bwe, ubundi yandika iyo tariki. Hanyuma umwaka utaha kuri iyo tariki ubwo azaba amaze umwaka, noneho hasuzuma ibyo afite. Reka ntanga urugero mu mibare, tuvuge ninjije bwa mbere 500,000 cyangwa miliyoni, urumva nagejeje ku gipimo fatizo. Iyo ngeze mu gipimo cyo kugera kuri miliyoni bwa mbere mu buzima bwanjye, ari cyo gipimo fatizo, nandika iyo tariki. Noneho umwaka utaha kuri iyo tariki ubwo nzaba maze umwaka naragiye ku gipimo, nzareba ibyo mfite bipfa kuba bitaragiye munsi ya cya gipimo fatizo. Nsanze mfite miliyoni 2, ndabara 2.5%, hanyuma ntange ubwo butunzi bwitwa zakatul mali. Bisobanuye yuko buri wese agira umwaka we, nicyo bisobanuye ko ntago twinjirije icyarimwe twese.